Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media. Ubu tuvugana duherukana mu kiganiro yitwa kwa Murima rwose amasasu ameze nabi, ariko murabona ko aduye amaze kuvamo. Iyi ni defense ye, sinzi niba mubasha kubibona kuko ubu ni nijoro ntabwo habona rwose mwabantu mwe. Sinzi niba mubasha kuyibona. Ndaye ahantu hatari heza hameze nko mu bintu by'ibihuru, kamanze mbereke ukuntu hameze. Iyi ni imwe mu nzu za Aduyi wari uri hano kwa Murima rwose mwabantu mwe, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ubwo rero munyemerere mu kanya kari imbere ndaza kwerekera Poezero mbereke kuri antenne. Hari umuntu umwe wambwiye ati rwose Baraka, ati wowe ntabwo ariho uri, ariko nabonye kugira ngo aze kubyemera nuko aza kubona antenne. Izo ni imodoka, niba ari za Monisco niba ari iki, kugira ngo muri kumva amahoni. Kuko ahantu ndi hafi yaho hari umuhanda na rya huriro rwose, ihuriro rwose riri Poezero ry'imihanda. Sinzi niba nabasha kuryerekana, ariko mwabantu mwe rwose murabona ko ndaye ahantu hasa naho hatari umutekano mu by'ukuri. Ubwo rero mu kanya reka nze tugere kuri antenne Poezero mu gahe gato kari imbere, mpite mfata akandi gashusho kerekana kuri antenne. Hanyuma kugira ngo wa muntu wari wagize amatsiko avuga ati se ibintu Baraka ari kutwereka nibyo cyangwa si byo, aze kubasha gusobanukirwa mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Abantu mwe rero, hari abantu bahakanaga ko ndi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ndabizi ko hano muzi cyane ni hano Poezero kuri antenne. Kamanze mbere ku munara wa Vodacom kugira ngo mubashe kwizera ko ibyo mba mbabwira aba ari byo. Cyangwa muri kona rwa ruzitiro ruzengurukije umunara wa Vodacom rurereye muri Kivu y'Amajyepfo ahandi ahitwa Poezero kuri antenne. Sinzi niba muri kurubona neza n'ibikoresho birimo, ariko reka mbere kudutara aho hejuru umunara uherera. Sinzi niba mubasha kutubona hano. Rero ni uriya munara wa Vodacom, kugira ngo mwumvise n'amakuru avuga ko hano itumanaho ritari kugenda rigenda neza kubera ko FRDC yagiye ifunga icyo nakwita itumanaho kubera impamvu z'impungenge ku makuru yayo. Sinzi niba umunara mbasha kukurura ngo mubone neza ubungubu bwije, ariko yagiye ifunga. Butuvugana internet iri kuzaho gakeya ikongera ikavaho. Urumva ko rero ibintu biba bitoroshye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu rero bavuga ngo ariko ibyo bintu bya AI sinzi ahantu babikuye. Murabona ko ari ibya nyabyo, noneho amashusho na nyayo. Sinzi niba mbasha kubibona neza, ariko hano niho mbasha gukurura udutara two ku munara hejuru. Muri kutubona? Ahangaha rero ni Poezero, iyi ni iminara ya Vodacom. Sinzi niba mubasha kuyibona. Ubwo rero urumva ko ibintu biba bitoroshye. Aya masaha y'ijoro bakaze gushaka amakuru kuri aya masaha y'ijoro biba bikaze. Nakunze kubabwira nti hari umunsi bazandasi ry'umutwe ngo ndimo ndashaka amakuru. Kiriya giturage sinzi niba muri kukibona. Nagiye mbona abaturage benshi bangaha bafite icyitwa pano soleil cyangwa se imirasire y'izuba. Sinzi niba muyizi ko ahangaha nta mashanyarazi, bavuga ngo hari amashanyarazi n'imiyoboro ihanyura ibijya mu mijyi minini, ariko urabona ko ari inzu imwe imwe, ntabwo ari inzu zose zifite amashanyarazi. Buriya nka hariya uri kugenda ubona agatara, ni mu basirimu babashije kwigurira pano soleil mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Numva rero ibintu biba bitoroshye hano muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe. Ubwo rero muri iki kiganiro cyangwa se mu kindi dushobora guhurira no mu bindi byerekezo bitandukanye. Hano ndabona nkurura neza agatara ko ku munara kuri Poezero. Ndacyahari ariko ntabwo ndagenda, turakomeza kubana no mu bindi byerekezo bitandukanye. Kandi mbamenyesha ko hari ibikoresho bimwe bya studio twazanye ku buryo tubasha gukora ibiganiro bimeze nk'aho tukiri muri studio, kuko ibikoresho bimwe twarabizanye. Ntabwo mbasha kwirukanka na kamera na mikoro, ariko nkoresha telefone kugira ngo mbashe kubagezaho amakuru ya nyayo n'abantu mwe. Gusa hari abantu batemera ibintu, baguma bavuga ngo AI, ibyo bintu bya AI bihaye sinzi ngo babikura he. Ubwo rero urumva ko ibintu biba bitoroshye mu buryo bukomeye cyane. Yego, kiriya giturage rero mubona ko kirimo udutara, kiriya ni igiturage
cyane kuri Poezero n'ubundi nicyo ngiye kujyamo, ari naho ngiye kurara kugira ngo dukomeze dushaka icyitwa amakuru. Ejo nshobora kwerekera no mu bindi byerekezo birimo n'ubundi amashyamba, tukongera kubona amakuru mu buryo bukomeye cyane. Hariya muri kubona ni kuri defense ya Twirwaneho, hariya muri kubona hari amatara adasa ntayandi, hariya rwose kuri defense yaho iri Poezero rwose. Turaza gukomeza tubana no mu bindi biganiro, urabona ko ariho ndaye ejo mu gitondo cyangwa se ku manywa tuzaba twageze no mu bindi byerekezo. Nk'abantu mwe rero mukomeje kudukurikira, murabona ko studio yose twamaze kuyimurira muri Kivu y'Amajyepfo. Twazanye ibikoresho byose, kamera ndetse kandi ngira muri kubona n'iki gitambaro musanzwe mukibona, ariko noneho dushimira n'uyu mubyeyi waduhaye icumbi, wakoze kutwakira. Murakoze namwe. Urabona ko rero gushaka amakuru ni ibintu biba bitoroshye, hari abantu bameze nka ba Thomas batajya bemera, na Bibiliya irabivuga, ariko rwose abantu bemera cyangwa se bakunda amakuru yacu, mukande like mw'abantu mwizibe nyinshi cyane, kuko nicyo kintu kibura kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Niba utari warakoze subscribe, ukore subscribe, hanyuma ku munsi w'ejo cyangwa se mu bindi biganiro tuze kuba twakerekera n'ubundi mu mashyamba, dukomeze gushaka icyitwa amakuru, ari naho turebera hamwe byose biri kugenda bivugwa ku mirongo y'urugamba cyangwa se muri politike na diplomasi. Reka dusubike wa mubyari kunseka, ariko umwana we ari gusa nawe yumvikana mu kiganiro, gusa ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu ngira ngo duhinire aha ngaha ikiganiro, dukomeze bukeye, nibyo byiza kurushaho twerekera kuri tere. Jewe nitwa Baraka, mugira amahoro y'Imana.